imbabwiza ubuhamya nk'ababwira ngo ngiye n'ubugoro naraburiye itabi nanywaga ipaki neza isegereti wanyweye amasegereti se unywa n'itabi rindi risa y'ubugoro ngiye nararinywaga n'ubugoro narabujunditse ibise birizana none indirandya bakajya bavuga bati ntiwemera ko tukubaga hari icyo Imana yavuze ntabwo mbyemera ntiwemera ko tukubaga ntabwo mbyemera ati mumwirukana asanga warokoze umuzungu wari wambaye wari ugiye kumbaga aravuga ati umuntu uvuga Imana ni mumureke mumwihorere noneho araza yikuramo imyenda tubahaye ikaze ku mabuye mazima. Nitwa Byukusenge Marie Jose. Uyu mwanya kandi nongeye kubazanira umutumirwa, murimo muramureba kuri kamera. Ni umubyeyi ukuze ukorera Imana, ni umukozi w'Imana ufite ubuhamya bukomeye. Imana ifite ibyo yagiye imukorera, ifite aho yamukuye, agiye kuduhamiriza imirimo y'Imana. Rero tubahaye ikaze ku mabuye mazima. Abasangwa abasanzwe ku mabuye mazima mwimvemo ikaze, n'abashyashya nabo dukomeje kubaha ikaze. Mukomeze kumva ubutumwa bwiza. Rero reka dusenge Imana, tumuhe umwanya atuganirize. Uwiteka Imana yacu, turagushimye kuko uri Imana idukunda, itwitaho ku manywa na nijoro. Uraturinda uko bwije n'uko bukeye, utugenera ibidukwiriye ibihe byose. Tugiye gufata umwanya wo kuvuga imirimo yawe. Ndakwinginze cyane ngo ubane natwe, udufashe. Umukozi wawe ugiye kuvuga ubane nawe, umukoreshe, wowe akubere mikoro, nawe urangurure ubwire abantu bawe. Turamusengera rero ngo ukomeze kumushyigikira. Ibyo ushima ko ageza ku bantu bawe ubimushoboze, abivuge kandi abitambutse neza, kandi bizabe iby'umumaro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hano ni ku mabuye mazima. Urabanza twibwira amazina n'aho utuye, ubundi duhite dukomeza. Ni Twizeye Maria Beata. Ntuye mu kagari ka Makera, mudugudu wa Gatenzi, isibo y'urukundo. Mudugudu wa Gatenzi ubaho mukecuru wanjye. Uyu mudugudu wanyu witwa ngo iki? Umudugudu cyangwa ni Nyagatovu? Ni Nyagatovu. Ni Nyagatovu. Murakoze rero kutwibwira. Turifuza ko tugezaho ubuhamya bwawe. Wavukiye mu muryango umeze ute? Wakuze uri umwana ukijijwe se? Wavukiye mu muryango ukijijwe ukura ukijijwe, cyangwa wavutse mu muryango udakijijwe urakura uza gukizwa nyuma? Navukiye mu muryango udakijijwe, ariko abantu bubahaga Imana kwa Padiri mu Ruhina. Mvukira i Nyamabuye. Nabaye umuhereza, nabaye umukarisimatike, nabaye n'umukuru w'inama. Na data ari umukuru w'inama, na mama ari umukuru w'inama. Umukuru w'inama, bw'inama inama nyine bari bimeze bite? Abari inama kwa Padiri nyine. Abo bantu inama se ni abantu bakora iki? Ni abantu inama navuga mbese nabyita abariya badiyakoni. Abadiyakoni buriya niko twabyita. Ni abakozi b'Imana bamwe b'imbere. Nanjye rero naho narindi kuko nambaraga n'ikanzu ngahereza Padiri. Urakomeza nyine muri ubwo buzima. Wari umukristo mu idini rya Katolike. Niho nanasezeraniye, niho nashakikanaye n'umugabo wanjye twambikana impeta. Wari umukristo mu Katolike. Mu myitwarire se wabonaga uri umukristo koko cyane, ubona bimeze neza cyangwa? Umva rwose nariwe, kubera yuko ntago nigeze twarezwe nta kwiba. Data ari umuntu wabagaga inka
urumva ko data ari umuntu ufite amafaranga naho asaziye asaza ari wa muntu wo kwa padiri ntabwo yaraduhingishirizaga twabaga dufite n'abahinzi benshi yego akaduhingishiriza ntabwo nzi uko biba kandi nanone sinzi uko basambana wari umukirisitu nari umukirisitu pe ubu se waba wibuka igihe wavuze uti noneho ndumva nkwiriye guhindura nkava mu bakatolike nkajya mu rindi dini nyine naraje byagenze bite byaje bite kugira ngo wumve ko ukwiriye guhindura aho usengera na bya mwana wa mbere ndivamo ntwara iya kabiri ivamo biba ngombwa ko tujya i Kabgayi baranshurika iya gatatu nagiye mfite inda y'amezi 2 baranshurika n'amatafari ahiye baranshurika ubwo ngubwo amezi bakajya bantegeka noneho ngo ari amezi 7 nagera nzajya ntembera umwana abona uko acurama ibyo nari bakoreye nkajyaye bakanegeka kugera nko kuri Trafipoli ya Gahogo bakanegeka kugera mu mujyi wa Muhanga nkongera nkagaruka nta kamoto kabagaho kera nta telefone yabagaho kera nuko nyine nkagenda gutyo basubira i Kabgayi ndiracurama nuko hanyuma biza nyine ibyo bihuriye hehe nari nkubajije ngo waje gufata umwanzuro wo guhindura aho usengera byatewe n'iki warumvize abarokore mukuru wanjye yarakijijwe we nawe yari umuntu wo kwa padiri twese twari abantu bo kwa padiri arakizwa akirizwa bari Nyabisindu none amaze ubwo barazaga bakadusengera bamaze kubona ukuntu dupfusha Imana irababwira ngo iduha abana banganye n'inyenyeri ariko bakaza no kudusengera bazaga mu rugo bakaza bakadusengera n'abandi barokore nuko ubwo rero uko nakijijwe muri make nanjye nagiye ngiye kwirebera ko iyo Mana ivuga ariyo umwana wa mbere ari mu ijuru wa kabiri ari mu ijuru wa gatatu ubwo namubyaye ntarakizwa bambaza ari uwo nguwo bagucurikaga kwa muganga kugira ngo uryame uwo bancuritse yarapfuye iyi wa gatatu yarapfuye yapfiriye mu nda hanyuma uravuga uti rero noneho ngiye kwirebera aba bantu bavuga ngo dusenga Imana ivuga Imana iravuga hanyuma ugiye kureba byahise bigenda bite ngiye kureba ko nyine ko basenga hari umurokore witwaga Harindi yapfuye muri jenoside yavuzaga ingoma yari umurokore akavuza ingoma nanjye ngenda ngiye kumureba kureba njya muri icyo cyumba cyabo ngeze muri icyo cyumba cyabo hano i Gatenzi hano haruguru hafi y'ivuriro niho bari batuye buryo urabona ko ari hafi y'ivuriro yego dore ngo ndakubitwa rero uyu mugabo yari amaze kwibonera Jacques noneho bakamubwira ngo ngiye mvuye mu nsengero ngo ngiye kujya nirwa mu byumba na harindi ryamanye na harindi nawe akabyumva gutyo akagira ngo ni ukuri ariko twabaga turi mu gusenga pe ubwo najya gusenga uzasubira gusenga kankubita uzasubira mu rusengero twari tutarubaka urusengero rw'i Gatenzi twari Nyabisindu ntizasubirayo uzasubira mu rusengero nzasubirayo agakubita kugeza ubwo ananiwe pe ariko nanjye nagira ngo ndebe iyo Mana ko izankorera imirimo kuko abo barokore ibyo bavuze ko ari byo ni ukuvuga ngo cya gihe ujya kwirebera abo bantu wahise unafata umwanzuro wahise ukomerezaho uguma muri iryo torero warugiyemo uranakubitwa ndanakubitwa inkoni nyinshi ariko urihangana nkarara no mu rutoki naza nkakubitwa nkarara no mu rutoki kandi yambwira ati ujye iwanyu usanga ababyeyi ntabwo nsanga narasezeranye ko tuzabana kugeza gupfa cyangwa Kristo agatswe gutwara itorero
nkanangirira mu rutoki. ubwo nari nakubajije gutyo ngira ngo numve ukuntu byagenze nyine kugira ngo uhindure itorero wasengeragamo. Ubwo reka dukomeze mu buhamya, ndabyumva uburyo winjiye mu itorero rya nta nubwo wari tubwiye ADPR. Usengera muri ADPR. Rero noneho hari ibintu ukomeje uti umwana wanjye ari mu ijuru, umwe, uwa kabiri n'uwa gatatu. Tubwire wa kane ko wamubonye byagenze bite? Imana yakoze igitangaza gute kugira ngo umwana aboneke? Baramubwiye bati nanone tuzongera tumucurike, none muzane nanone yongere tumuryamishe tumucuritse. Mbwira uyu mugabo nti rero njyewe urupfu rwaranyanze sinzasubirayo. Ajya kundega mu baganga i Kabgayi ko nanze kuza kugira ngo bancurike mbona umwana. Nahamaraga amezi 7 andi akaba ari ayo kurera umwana njya za Kavumu na za Kabgayi no gutembera nyine kugira umwana acurame. Nuko ubwo ngubwo rero rwose iyo nda yindi ibintu Imana ikora muzayigumira. Wizeye Imana urataha uba mu rugo gusa urasenga? Ndasenga. Igihe kigeze ariko baramubwiye bati genda umusasire uramenye ntuzongere guhura nawe. Anansasiye ndanga dore ndanga. Reka sinajyama njyenyine. Imana hari icyo yakoze. Tukajya tujyana nanjye ubwo abarokore bakanjyana ikanyarira na Kizabonwa. Niyo ndabye Kizabonwa ndavuga nti haleluya, Imana ya Kizabonwa hari ibyo wambwiye. Nuko Imana dusenga muzayikumeho. Ubwo rero igihe cyarageze baramubwira bati nubwo yanze kuza ariko amezi 9 nagera uzahita umuzana i Kabgayi. Ubwo amezi 9 yarageze Papa Jacques anjyana i Kabgayi. None se hari akantu utarutse? Babujije kongera guhura, yanga no kugusasira. Yaransasiye ndanga rwose ntago unsasiye. Ariko yakurikiza none si byo kwa muganga bamubwiye yabirenzeho? Ntago yabirenzeho. Yabigumyemo. Komeza none. Ubwo rero igihe cyarageze amezi 9 ageze ati amezi yageze noneho ntugi Kabgayi se urajya muri babarokore? Ntoya rwose ndakorana n'abaganga ariko gitwigendera i Kabgayi. Nageze i Kabgayi arababwira ati dore wa muntu wanjye ndamuzanye amezi 9 aruzuye kandi yanze ko mu mubaga none ndamuzanye. Baramubwira ati se wamuzana kugira uti umushyire abo barokore bakamubyaza ubundi. Ari ati gitanda. Ubwo ngubwo inda iraza rero iramfata. Ibise birizana none. Indirandya. Bakajya bavuga bati ntiwemera ko tukubaga? Hari icyo Imana yavuze ntago mbyemera. Ntiwemera ko tukubaga? Ntago mbyemera. Ati mumwirukana asanga warokoze. Umuzungu wari wambaye wari ugiye kumbaga aravuga ati umuntu uvuga Imana ni mumureke mumwihorere. Noneho araza yikuramo imyenda abarakora ariko bakazenguruka 7 Kabgayi ngo babaga barimo basenga. Umukuru wanjye n'abandi basanye. Inda yarandiye bakajya baza bakanyega. Umuroko ngo nayo inda yakurya. None inda yarandiye. Imyimaze y'iminsi nayo. Narabaye igikara ndi inzobe. Indiye bakoretse mu biringaga. Nahamagaye wa Yesu we. Nimwana w'umuntu muhamagaye ntiyitaba. Yesu we ntiyitaba. Yesu yaritabye. Ahita yitaba. Yaritabye umwana araza ntago yitabye ngo karame ariko gikorwa nyine gikorwa kibazo wari ufite cyahise gikemuka. Ugiye kumva numva umwana ararenda apfukama. Hasi tari kuri maternity. Baza baje kuseka no kunyega ngo ngo kabarokore kashobotse. N'uyu yajemo. Uyu mugabo yajemo
aje baje abandi bati abaganga bati we abaterevayi bati we bati ni nyamuneka bati byakomeye bati muzane byakomeye kuri maternity. Nagiye kugera kuri maternity abandi bafashe umwana. Yesu yarabikoze. Abarokore batera rero nanjye ntera haleluya. Dara neza. Umwana barabonetse. Nuko. Urakomeza nyine utubwire nyine guhera uwo munsi nyine abana batangiye kuboneka. Ubu ngubu nyine ugize abana, ufite abana bangahe? 5. Abahungu bangahe? Abakobwa bangahe? 4. Abahungu 4 n'umukobwa umwe n'umwuzukuru n'umukwe. Imana yagize neza. Iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga irakomeye. Guhera uwo mwanya nyine ku mwana, kuri uwo muhungu, Imana irakomeza irakora cyane. Noneho nkajya mbyara mu rusengero rero. Basamye. Ni bangahe wabyariye mu rusengero? 2. Tubwireho gake wabyariye mu rusengero bwa mbere n'undi byagenze bite? Uwo nabyariye mu rusengero ni umukobwa. Noneho ubwo Papa Jacques yari amaze kubona Imana yanjye. Ndamubwira noneho twaraje dusama indi y'umukobwa nibirebire rwose. Nibirebire uravunagura nyine. Navunagura muri make. Dusama indi y'umukobwa. Nta mukobwa twari twarabyara. Yaje ari wakangahe kuri abo babaye bazima? Kuri abo babaye bazima Rusi ni wa 3. Yaje ari wa 3. Hari Jacques, hari Verigiste na Rusi. Tubwire kuri Rusi. Yaramaze ko noneho ngira musaza wanjye mu Ruvumeri. Namuna mukazi wanjye namuna mukazi wanjye burya n'umudiyakoni uriya nahoze nkwereka muri album. Noneho ndamubwira rero Papa Jacques, reka noneho mbanze njya gusenga nzajya Kabgayi. Darameze 9 arageze. Pakira ibintu byanjye umperekeze ungeze mu Ruvumeri nsenge. Ndangiza nzajya Kabgayi. Noneho kuwa mbere uzaza unjyana Kabgayi nsanga mu Ruvumeri usanga urugo rwawe n'abana bawe. Nuko ubwo yaranjyanye ngejeje mu Ruvumeri ansiga dore ngo umuntu ashaka amasengesho ariko twazajya Kabgayi. Nuko hari umupasiteri twaga Constantin. Noneho mbwira musaza wanjye rero musaza wanjye Papa Damuro, reba ndashaka kujya muri Nibature. Naje nje mu masengesho kugira ngo nzajye Kabgayi mvuye mu masengesho. None reka njye muri Nibature saa 11. Hari amasengesho aza kwirirwa bavuze. Noneho nyirirwemo ndaza gutaha nimugoroba ejo Papa Jacques azaza tujya Kabgayi. Ariko nari mu masengesho noneho ubwo ngubwo Imana dusenga muyikomereho mwababyeyi. Narayibonye n'amaso yanjye. Kandi twese umwana wacu wabucurira dukunda. Nicyo nkundira umugabo wanjye nuko anyitira neza abana. Noneho ubwo inda yaramfashe mfatira mu masengesho ya saa 4 kumanywa. Ubwo inda yankubita nkagira ngo nuko nicaye igihe kirekire nkahindukiza nkubita nkahindukiza ngo bahaguruka batashye saa 9 biranga. Byanze ndi kumwe n'abavandimwe banjye nyine twirira mu masengesho bansengeye. Ubwo baravuga ati byanze bajya kuzana imyenda batuye harya hafi. Bazana imyenda abapasiteri banjyana mu modoka abapasiteri. Nageze Kabgayi basa mu ruhinja. Niyo ntinda nari kurubyariraho rwose n'ubundi rwari rwavutse. Byari umukobwa akeza mu Rwanda. Umukobwa mwiza ndabizi. Tubwire n'undi wabyaye mu rusengero. Noneho mbyara n'undi noneho nagiye Kabgayi ubwo urumva naramubyaye ndataha. Ni ubuhamya ni burebure. Turaza turamwonsa umukobwa arakura tusama indi rero. Ngo ni ya 4. Ya 4. Abo bose bariho ko bakurikirana. Ko bariho. Tusama indi rero. Tumaze gusama indi
ugejeje igihe cyo kubyara ubwo niho dushaka nageze Kabgayi bati uwo muntu afite Imana ikomeye bati uwo muntu afite Imana ikomeye hatagira umwegera mu gihe ntibivuga bakibivuga basa mu ruhinja. Nari ngize ngo nawe wamubyariye mu rusengero. Ntabwo namubyariye mu rusengero. Turaje turamurera na Aronse arakuze tusamye indi ya 5. Noneho ndongera mukuru wanjye akaba atuye i Gahogo ariko ari n'umuririmbyi mu babyeyi. Mbwira papa Rose ni rero papa Rose none reka twongere twigire mu masengesho dore 9 irageze noneho nimuke ngiye i Gahogo wabonye ibintu Imana yankoreye mu Ruvumeri ati aranjyana i Gahogo ati dore umuntu wanyu ngo arashaka kubanza gusenga ati dore ntuje kwa 6 ati kuwa mbere mu gitondo nzambagezeho tumujyane Kabgayi ariko arishakira ngo kubanza gusenga. Ati rwose ntacyo. Ku cyumweru turabyutse mukuru wanjye arakarabye agiye muri korari nanjye ngiye mukurikiye. Dore rero barabyinnye kwa kundi njya nkunda kwitakuma mu rusengero barabyinnye maze nanjye ndahaguruka nditakuma. Nagiye kumva numva agasimba mu rusengero ngo turi fata gutya ababyeyi baraza banyubakaho uruziga n'ibitenge barantwikira abandi barakoropa hasi mu rusengero abandi abadiyakoni barirukanka bati birane biki bibaye baza kureba baje kureba bati mu byabyariye mu rusengero barirukanka babwira pasiteri ku ruhimbi bati mu bati mushaka umushoferi. Nagiye ubwo mukuru wanjye yahise ajya muhirazana cya gikapu cy'imyenda uyu we yari Gatenzi ntabwo yarazi ibyabereye yego urabyaye. Nageze Kabgayi umwana bamufite barangije kumusama kare. Imana birabikoze Imana yarikoze nguko umuririmbyi yavuze ngo nguko uko yaje nshaka n'umunyembabazi nyinshi cyane nguko uko yaje nshaka. None se kurikije mu buzima bw'agakiza wumva ari ibiki byiza aho ubonyemo wabwira abadukurikiye nk'ubuhamya nyine ibyiza byo kuba mu gakiza wenda utubwire ibyo ibiza hafi aba ari byo tubwira. Umva babwire ngo abigishwa ba Yesu arababwira ati ndagiye amaze gutsinda urupfu ndagiye ariko nzagaruka mbajyane ahomba namwe muzabeyo. Ubu ndimo ndabwira abarokore ntisha mwabonye ko agakiza ari igikinisho. Imana yaduhaye amaso isigara itareba, Imana yaduhaye amatwi isigara itumva. Imana yavuze ngo nzagendana namwe nzabana namwe ni Imana ibeshya. Iyi Mana irakomeye, Imana irakomeye muzayikorere. Numva nabwira umuntu wese akongera uko yahamagawe mbese uko yahamagawe sibyo mugabo we nibyo rwose. ubu ko wahamagawe ntukuzi ineza yose yagukore ntuyizi ngo inzoga ntiranya noneho nta nubwo ari inzoga banywa n'ibisazi itabi naho njye mbwira abandi rwose mbabwiza ubuhamya nkababwira ngo njye n'ubugoro naraburiye itabi nanywaga ipaki neza isegereti. Wanyweye amasegereti se unywa n'itabi rindi risa ry'ubugoro njye nararinywa n'ubugoro narabujunditse. Nababwiye ngo mbabwiye ibyanjye rwose bwakira bugacya ntabwo nabona uko. Ariko n'ubundi bavuze ko nta bintu byinshi wabayemo usibye ibyo ubwo ngubwo by'ayo matabi. Nuko rwose ariko buriya ntutubwiye neza ibintu byiza wabonye mu gakiza. Icya mbere cyo nacyumvishije Imana yaguhaye abana, ibindi byiza wumva wabwira abantu nkimara gukizwa nahuye n'ibyiza ni ibihe wenda wumva watubwira. Ibyiza nahuriyemo mbonye agakiza yampereye umugabo amasezerano nari naramubwiye, Imana yari yarambwiye nkiri umukobwa ngo genda nzabana nawe. Yamugize konsiye aba mu bukonsiye kandi abana anywa n'inzoga. Ibyo njya mbishima Imana ko atunze n'imbunda
kuko cyari igihe cya jenoside irangiye hano hari abakere defense bamurindaga ariko abivamo neza imbunda leta irayijyana neza ava mu bukonsiye neza icyo nacyo ngishima Imana kandi imugira n'umwunzi cyo nshima Imana nuko akiri mu butegetsi akigendera mu butegetsi ni umwunzi yagiriwe icyizere ni umukuru w'isibo ubu none yageze mu mukuru w'isibo kubera ko ashaje ariko mu bunzi aracyarimo ndumva rero n'umukuru wa farije Imana yamugira icyizere rwose ibyo bintu kandi nkabona arabigendamo neza nacyo cyo kintu ngishima Imana ko itadutereranye yabanye namwe hari ijambo ry'Imana se ufite ngo ubisangize abantu abadukurikiye ibyo ufite iryo ari ryo ryose nta kibazo ubwo ndagira ngo ubwo ni nk'aho ubuhamya tubaye tubushoreje aho noneho tugiye gusoza tubwira ijambo ry'Imana ufite ku mutima duhite dusenga dusoza ikiganiro ijambo ry'Imana rero nkunda cyane rwose ni ijambo ngo niyo intege abananiwe kuko turananiwe tugeze aho n'abarokore bananirwa ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo risoma Yesaya 40 umurongo 29 reka dusome niho intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora Haleluya amena Haleluya amen Haleluya amen kandi umva yaratubwiye ati ndagiye kandi nzagaruka mbajyane kandi ntazagaruka gutura kuri ino si azahagarara he tumusanganire ku bicu none se ukwezi ntabwo mukubona turakubona ariko buriya ngiye ibintu byose biranyigisha kuriya kwezi n'izuba ntibyibera hariya n'inyenyeri biramanuka nawe rero ntabwo azagaruka ko aha yarahakubitiwe ntabwo azahagaruka ariko azahagarara ku bicu kandi afite amaso abamukore nibo bazamubona bazahita babyiyumvamo bahita bamusanganira amena amen haleluya amen nicyo mbifuriza ngo nitwongeremo imbaraga tuyikorere twe gucogora twe kunanirwa ibara guha amaso igasigara ikureba hari umuririmbyi rero njya mbwira abantu iyo nagiye kubasura nabo barokore mu kandi abantu benshi barananiwe gutegereza ubakanguze vuba bya bimenyetso kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba nukuri tubona ko Yesu aza vuba dore rero dore ubwami bw'Imana buregereje buri hafi dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye b'amaso utunganye imitima buregereje ngo kandi abantu benshi barananiwe gutegereza kandi ijambo ry'Imana yavuze ngo niho intege abananiwe cyangwa abarambiwe iri jambo ry'Imana murikomeze kuko nababwiye utibashije imwongeramo imbaraga ariko hariho n'abazacogora ngo barushye ariko abategereza bo bazasubizwamo intege nke urakoze cyane Imana iguhe umugisha ndabakiriye nashakaga ko ariko ngo nashakaga karirimbo kavuga ngo iki Pakarusi wakampaye ukabyara kavuga ngo iki muri radio kavuga amasezerano y'Imana ko ngo ntutinde kadushiririmo reka dusenge tubanze dusoze ikiganiro nako nikajya muri radio oya reka tubanze dusenge senga wowe duhite dusoza uri Imana urakarama buri munota buri segonda amaraso yajya tuboneka tweza dutunganye nyagora ku ngoma kugira ngo usenga kwacu kugumure nk'umuvu umunaniza cyane ndagushimye Mana
waratubwiye ko abigishwa bawe baza aho uri ngo barakubaza bati mwigisha ibyo bizaba ryari n'igihe cyo kugaruka kwawe n'icy'imperuka y'isi urababwira ngo icyo gihe ubwenge buzagwira ubwenge bwaragwiriye rero ubugome bw'umukazana na nyirabukwe abana na ba se baricana abakazana na ba nyirabukwe baricana mana ariko twebwe abakumenye ni wowe intege abananiwe kandi udufashiriza abana uduhera abana agakiza ubarinde satani n'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu ubaha agakiza iminsi isigaye yabo bariyo kugukorera mana aba bashyitsi baretse imirimo yabo bakareka ahandi bajya nanjye ndabasengeye mana iyi mirimo myiza bakoze ubu buri gitabo cy'imirimo izabaherekeza yego kandi dusengeye n'umusaza wacu nawe rwose nawe Rutabingwa Siforo twasezeranye twambikanye impeta mana kugira ngo nawe uzamuha agakiza kuko ariko natwe wakaduhereye ubuntu nta feza twagwaye nta zahabu kugira ngo nawe iminsi isigaye azavuga imirimo wamukoreye kuko yarahize ngo azakorera Imana nawe mugirire neza ubundi rero bagiye guhaguruka ugendane nabo ubarinde satani n'abazimu n'abadayimoni mu nzira kandi abantu bashyizweyo uramanuka uvugisha ubwoko bwawe mana ubiyereke ko bagukoreye baretse byose maze ubagirire neza ukomeze kutugirira neza dusengeye itorero ryawe ukomeze kuduha intege kuko ijambo ryari ryo rivuze ngo ni intege abananiwe kugira ngo mana umurimo wawe ukomeze kwaguka kuri uno musozi urakoze urakarama sabye nsenga mu izina rya Yesu urakoze amen